bosi cyo kunywa fata umuziki kashi zirahari Big boss anyway oh mama njyo nyine akenshi ngiye kubabwiriza utarava mu byaha nawe mubwiye nakazi ke murebe hano kandi umuntu ntimupinga ijambo ry'Imana amahoro ntago bari ushobora kuripinga ngo gace mu gitondo wahiye bakristo bene data ndababwira ko bakunze bagasaro TV tubahaye ikaze muherereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe nawe utarayikorana umwanya mwiza niba ubona ibiganiro byacu ari byiza cyangwa se bikunyura ndabasoje cyane rero abari mu Rwanda abari muri East Africa ndetse ntabwo nakibagirwa cyane abantu bari muri diaspora no kuri nanjye ndabakunda nkuko mudahwema kungaragariza urukundo uyu munsi rero mbazaniye inkuru ni inkuru ibabaje inkuru iteye agahinda ni inkuru y'incamugongo ndetse nta nubwo nareka kuvuga ko ari igihombo gikomeye cyane ku bakinnyi ba filime mu Rwanda cyangwa se kuri sinema iyo nta yindi nkuru rero ni iy'umugabo wamenyekanye nka Big Boss rero amazina ye yitwaga Habana bashaka Thomas benshi bamumenyeye ku izina rya Big Boss akaba ari umuraperi wari umaze kubaka izina kubera ibiganiro yatangaga ku YouTube ndetse akaba yitabye Imana ku myaka 40 azize indwara y'umutima yaramaranye iminsi itari mikeya asize umugore n'abana batatu batuye mu karere ka Rubavu uyu mugabo rero uretse kuba yari no mu bakunzwe kubera ibiganiro yatangaga reka mvuge ngo benshi bakundaga kumwita umukomediye cyangwa se umuntu usetsa cyane aho benshi bavugaga ati umuntu yarebye ikiganiro cye nta rungu yari yaratangiye no gukina filime y'uruhererekane yitwa Big Boss series na filime rero ndakeka atari ubwa mbere muyumvishe cyangwa se hari n'abayibonye rero ni inkuru itunguranye ni inkuru navuga ngo ndetse twese turatunguwe cyane kuko Big Boss mu cyumweru gishize ubwo yaravuye mu bitaro ndetse ni no ku munsi wo kwa kabiri yagaragaye mu kiganiro cyatambutse kuri YouTube avuga ati Imana warakoze nari mfuye kuko nari nabuze umwuka kugeza ubwo bambwiraga ko nindamuka nitsamuye ndi bupfe ubwo rero murumva ko nta n'icyumweru gishize Big Boss akoze icyo kiganiro ndetse aho benshi bavuze ati Imana ishime ko Big Boss yarakize ndetse nawe aho yavugaga ati ndumva ubu ngubu ndi mutaraga meze neza impamvu rero ndi kuvuga ko ari inkuru itunguranye ni uko kuri uyu munsi ku cyumweru kuri iyi tariki turiho ya 6 ndetse mu rukerera ariho Big Boss yamaze kwitaba Imana cyangwa se gushira mu mwuka urumva ko rero nta n'icyumweru gishize iyo nkuru ayikoze kuri YouTube ndetse wabonaga ko kwagusetsa kuvuga ibintu bishimisha abantu cyangwa se kwa kwishyiramo imbaraga wabonaga ko ari umuntu uri kuvuga ati ubu narakize ndi mutaraga ariko reka mvuge ngo niko isi bigenda isi uyu munsi turarira tugaseka ndetse urupfu reka mvuge ngo ntiruteguza ni ibintu rero bibabaje ni ibintu biteye agahinda ndetse no kubyumva hano mugabo yari amaze kugira abakunzi batari bake bitewe na filime yakinagamo ndetse reka mvuge ngo bitewe nuko yagiye agaragara ku YouTube agiye atandukanye aho benshi bavugaga ati ni umuntu mbese utumara irungu Big Boss rero yamenyekaniye mu karere ka Rubavu ndetse ntabwo yamenyekaniye icyo gihe nk'umukinnyi wa filime yamenyekanye nk'umuraperi ubyibushye mu mwaka wa 2016 reka mvuge ngo nibwo yinjiye mu muziki nyirizina abifashijwemo n'inzu itunganya umuziki bita Talent Record ndetse reka mvuge ngo yakozemo n'indirimbo zirimo Afrika yacu nziza na Perereza indirimbo ro Perereza n'indirimbo yamamaje cyane ndetse yanamenyekaniyeho cyane aho benshi indirimbo bagiye bayikunda bavuga ati iyi ndirimbo nziza aho yatangaga ubutumwa ati twari tuzi ko tutazagera muri 2020 ati none Imana irabikoze ndakeka iyo ndirimbo hari abari buze guhita bayibuka mu mwaka wa 2018 nibwo yatangiye kumenyekana mu gihugu hose ndetse no hanze yacyo bitewe n'ingano ye n'ukuntu yakundaga gusetsa
abantu. Ndetse ntabwo nareka kuvuga ko ibi byatumye amasheni ya YouTube menshi, ndetse reka mvuge ngo natwe turimo tumuyoboka, tumuhata ibiganiro, ndetse reka mvuge ngo niho ahanini benshi bagiye bavuga ati uyu mugabo afite impano, ndetse ni umuntu ushobora kuganiriza ntiwicwe n'irungu. Rero reka mvuge ngo ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje cyane, ndetse ni n'inkuru nzi neza ko benshi kubyakira biri buze kugora. Ntabwo nareka kuvuga ko n'umuryango we ubwe nawe wamaze gutangaza ati ntabwo twabitekerezaga ko Big Boss nubwo yari arwaye ari muri bomboni rwose, ntabwo twari tuzi ko uyu munsi byagera akaba yataha cyangwa se yakitaba Imana. Aya akaba ari amagambo yatangajwe na Murumuna w'uyu mugabo Big Boss. Ndetse urumva ko n'umuryango we ubwe ntabwo ari witeguye ko iki kintu gishobora kubaho, aho mu minsi yashize rwose yaje muri iyi Kigali, urumva batekerezaga ko ibyo ari byo byose yorohewe. Ndetse ku munsi wa gatanu nibwo yatashye azamuka Rubavu, azamukana n'umuryango we, kuko ku munsi wo kwa kabiri aza muri Kigali yari yamaze kuzana n'umuryango we n'umugore ndetse n'abana, aho yatangarije bamwe avuga ati ndazamutse, ndetse bazamukubona ari umuntu ufite imbaraga. Urumva rero ko nta n'iminsi ibiri iciyemo, haciyemo umunsi umwe, hanyuma Big Boss yaritahira. Reka mvuge ngo rero ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru navuga ngo benshi twumvishe ndetse imitima yacu igasuhererwa, ndetse ni n'inkuru navuga ngo abakinnyi ba filime muri rusange bageze igihombo gikomeye, aho uyu mugabo rwose yari umuntu navuga ngo aho yabaga ari nta rungu ryaharangwaga. kunyumva ku Gasaro TV, peace. Ubu ni umunyamakuru bita Big Boss, ndi kumwe n'umuhanzi bita Monami, tukaba tugiye kuganira ku bihangano bye. Aka kanya ubu ngubu mukore kuri subscribe. Monami, ibikorwa byawe ko n'ubushinzwe indirimbo bita nabo bararya, nshaka gusobanurira neza. Nabo bararya ni washatse kuvuga iki? Nabo bararya ni ubuzima tu, ni true story. Ubuzima nyine umuntu aba yaragiyemo bumugora, ariko umuntu akanga akabaho tu. Urumva ushobora kurya ariko byaba ngombwa ukarya n'imicanga, ariko ntabwo byakubuza kurya. Urababara ariko ukarya tu, niyo silenge n'ubuzima bwanjye nyine. Urumva harimo ibintu byinshi tu, ni ibintu byinshi cyane muri iyo ndirimbo natashobora guta ngusobanurira kano kanya nka Big Boss. Duhe kapero kwanza abafana banze barebe iyo ndirimbo yawe. Kapera se? Kapera. Nabo bararya naho turi ni rugira, udukurikira akabona inzira tunyura, ayo marira urira utagira ukuvugira. Nabo bararya ngo reka nayazashira, nibwo buzima twanyuzemo, imiryango yaratwanze ahubwo iduha akato, gusa birengagiza ko n'umwana ukiri muto nawe aba afite indoto. Nababwiye yuko nawe umenye uko mbaho, ariyo mpamvu njye mpora ncimuhoraho, wemeye ko ibibi ni byiza bimbaho, atita kubanya ngo abana nyifuriza imiruho. Ya Big Boss ndumva kabisa. Nawe kabisa ndakwemeye, indirimbo yawe niza cyane. Ubu nabo bararya yawe abaforowazi bakubwira ko bayishimira gute? By'umwihariko njyewe nabo bararya kabisa n'indirimbo yankoze ku mutima. Nshobora kuba abayikurikiye ari benshi cyane, kuko yafashe n'igihe kirekire iri hit kuri Rubavu, radio yacu nyine y'akarere kacu. Urumva kabisa ntabwo nakubwira ngo hangana iki, kuko bo bwabo tu na performance gutyo on this stage bambye ati nabo bararya tu, kandi urumva ni indirimbo kabisa nziza yanwe n'igihe kirekire kuyandika musaza. Yes. Uzi Icyongereza? Icyongereza cyanjye kiragoye tu, ariko urumva ntabwo wambaza mbere yo gusubiza. Urumva ntabwo kandi umusani. My name? Izina ryanjye ni my name
Sushona Monami X niyo mazina yanjye ubundi papa na mama banyise Mbarushimana Monami. I fling sing trofa and left sing. Musaza ndumva kabisa igishimwa cyo nago nigeze nkiga. Urumva icyo ni icyongereza. Ni icyongereza. Na hano nigeze icyo icyongereza na nigeze nkimedita kabisa no mu bitabo nahano wagisanga. Okay, sawa rero ubwo ikintu wakifuza uko gutekereza ni igiki ku bafana bawe? Ngiye uko bwije uko bukenda ndatekereza kuko mfite byinshi byo gukora ndacyari mutoya kandi uri mutoya uratekereza kugira ngo utegure ejo hazaza. Ndatekereza kabisa mfite mind y'abasaza urabibona nawe ntago nekereza biri hasi cyane to. Ndatekereza kabisa umusaza narebe. Bakunzi bagasoro twongeye kubasuhuza uyu mwanya turi kumwe n'umugabo umugabo munini kandi n'umugabo ufite ibikorwa bitandukanye. Hari benshi bagiye bamubona, hari benshi bagiye babona ibikorwa yagiye akora ndetse bakanamukunda. Numwe mu bantu bakoze agashya ari muri studio, ngira ngo mwaramubonye uko noneho we yabiyeretse muri studio. Ntabwo rero ndi buvuge byinshi ahubwo ndaza kumwakira ndetse atanatangira duha kapera kugira ngo twibuke neza wari we tugiye kuvugana. Turakwakiriye musaza. Yo perereza twari tuzi ko tutagera muri 2020. Turashimira ubuyobozi bwacu Paul Kagame nk'umusaza yadukuye ahakomeye. Ubu turi muri 2020 kandi dufite uwo tubikesha. Nta mpamvu nimwe yo kutishima hamwe na Big Boss. Turi muri 2020. Ni nka paradizo. Uwapfuye aramutse azutse ntabwo yakongera kuvuga ngo ijuru hari, yavuga ngo ijuru narigezemo. Ariko Big Boss turi kumwana n'umukire munini cyane, ubwo niko bivuga hari ndumva ari umukire ukaze. Big Boss wari uziko uzageza muri 2020? Aho ngaho rwose ngiye natanga n'icya 10. Aho kugira ngo nyengene nkabari gutanga ibya 10 mu nsengero bagatanze icya 10 kuba bagifite uwo babikesha kugira ngo twiyongeze kwanza. Tuzagenda iyi ni paradizo ya mbere, dutegereje indi paradizo umusaza azatubwira. Ubwo ntago yatubwira ati intego ni runaka. Ubu noneho dufite veni yacu tuyirimo kandi ibintu byarahindutse. Jewe mba nanapfuye kuko nuvuga ngo ariko rero nageze muri veni kwa mfite akantu ko kuvuga ati nzagere muri veni. Ubu ndi muri veni. Uri muri veni yawe winjiye muri studio, umaze kwinjira muri studio, umaze kuvugana n'abantu bakomeye cyane. Ariko studio wayinjiyemo ryari? Studio nayinjiyemo muri ya myaka itambutse, mfite nk'imyaka tubare nka 28. Umusani ubu ufite imyaka ingahe? Ni nk'ikigono urebye, ariko ntago ndi mukuru cyane da. Ndacyari umwana kabisa, n'abandi bari kubibona namve nayo nazana. Reka tuze guperereza. Ndi muri 2020 Big Boss perereza. Yo man. Reka none nze kwivugira Big Boss ufite ibiro bingahe? Mfite mu gifaransa ni 140. 140 yo bifite 145. Ubwo ni ibiro 145 byose byawe wibitseho. Ariko se biriya biro iyo bifite ugakandagira isi wumvise ikirenge kimeze gute musaza? Nyine niyo mpamvu banafite ibiro byinshi bazaba babasoresha imodoka ntizisorase. Chugara bazadutoresha daga. Ubu nawe ntabwo kigera mu muhanda w'amaguru, tunyura mu muhanda rusange. Nge nyura mu muhanda rusange. Ngewe kwa Gacukiro warahageze. Buriya muti hanzamura akenshi zisubira inyuma. Umunyuru unanirwa gukurura. Baba gucagaye kuri moto. Waje cyatara. Icyatara abandi bagendera gaye 300. Yewewe. Ako musa. No kubyibuha harimo n'ibihano. Harimo n'ibihano kubyibuha. Ntabwo ari ibihano kuko uri Big Boss. Siko bimeze. Uretse kwa kenshi ntagenda na mamate ngenda n'imodoka. Ariko ugenda mu modoka y'ubuhe bwoko? Mbwira akamodoka ugendamo n'ubuhe bwoko? Yariyo yose pfa gufite kabine. Ukundi iyo bitangwa iki? Ukundi imodoka bitangwa iki?
nkunda imodoka wa magani zino za automatique zari zose ndazikunda uko bwe ntizirusha kuzitwara ariko zigira n'amazina hari amazina atandukanye y'imodoka ukundeye ari imodoka zireba nk'inyana nkaza amaso y'inyana nawe urabyumva ziriya ni imodoka hajya bazita ngikira nkunda kuzibona muri filime ariko no mu Rwanda zaraje bazita V6 V8 zo si imodoka se hama hari n'iriya mbonaga bita ntuza nyine imodoka ni nyinshi hari na limousine nazo zirahari ukundi ihe modoka muri zo zose nkunda V6 buriya ni imodoka kabisa yana kuzamura hari ahantu hari aho yanzamura n'abantu nkanjye nka batanu yabazamura ariko se reka nkubaze Big Bo mu rugo ufite umuryango w'abantu bangahe twibwire noneho tugere no mu rugo ufite abantu bangahe mu bana mbana n'umugore n'abana nkeneye kubamenya ariko abana ni bangahe musaza abana ni 3 imfura yawe inganita ariko ni 3 ariko ufite umukuru nabyaye imbere afite nk'imyaka nka 14 kandi uri umugoyi jewe ndi umugoyi nta kibazo kabisa abagoyi bakunda abakobwa benshi rero we icyo kintu ntabwo kijya kikubaho se hagize umuntu uvuga ngo ntabakunda yababeshye yaba ataba n'umugoyi none se ababyara bose bo mu majyepfo ni abagoyi bajya kubaterenda ariko hari ukuntu abandi babyara afite nk'umugore umwe ariko hano ushobora kuba ufite umugore ukanibeta ukamuca n'inyuma bijya bibaho buri wese burya ufite agafaranga arabikora nkawe rero Big Boss sasa uca inyuma nk'akangaye mu cyumweru musaza oya njyewe ntabwo muca inyuma umugore wanjye ko aracyari mutoya umuntu ari mutoya nyine aracyari mujene aracyujuje ibyangombwa byose yujuje ibyangombwa byose akabaragura gafite ko gukora akazi kose akabaragaho niyo yaba ari umuntu wavuze ngo atereye ibyuma ntago yampinga oya ntago yampinga akaze wowe njyewe ndi metere none haramutse akubuze ntabwo yagenda oya ntabwo yagenda kabisa oya ariko hari ukuntu nanone ngo abantu baba babyibushye ari banini baba barariye hari ukuntu nk'iyo nda yawe ubaze nk'utugurube turimo harya n'utubenzi burya umuntu ubyibuha aba yarariye aba yaratamiye uvuze ngo wenda ngo ugiye kuvuga ngo ibintu ugiye kubikira mbese ubaye nk'Imana ukavuga ati ibi bintu wariye bigarure waba nka Bill Gates wahita uba nka Bill Gates ariko hari ukuntu bambwiye ngo ushobora kuba urya udukoko 3 nk'ariya tamutamu tamutamu ariko nta wari wazasegwa atungurire bose ko hari ukumbaza gusa njyewe niyo twaba tune naturya tune watumara udusake tunini pfa kuba mara yavuyemo tune watumara natumara ya no kugurira no tatumara urayansubiza ndayakwishyura genda ugure 5 asirisha cyo bimba 5 ako se ibaze nawe nonde yanjye ko najya mu bingani harimo nk'ibyumba nka 4 harimo ibyumba 4 cy'inyama cy'umuceri icyakira ifiriti n'umuceri n'inyama byose ariko se mu bundi mu biryo ukunda kurya iki mu bindi biryo je nikundiraga ifiriti tunabyibushye buriya nta kibazo uzagira none se ko Imana yatumye twese tumeze kimwe ni ukuvuga ngo Imana yagiye turema ikaturema dutandukanye ikavuga ati wowe ugomba kujya iby'isi ikankwe n'igifu kinini mu rugo muri abantu 5 turi abantu 5 mwese hamwe hari akuntu abantu b'abanyarwanda bakunda kurisha ifiriti n'umuceri siko bimeze wowe iyo batetse ifiriti n'umuceri wabihashye ukavuga uti madamu uyu munsi nahashye ifiriti n'umuceri nibyo ugomba kuntekera ahuguriye ibiro bingahe by'umuceri muri buze kurya bikabahaza ibiro bingahe by'ibirayi muri buze gutekamo ifiriti zikabahaza nje ubwanjye ni ikiro ikiro cy'umuceri n'ibiro 5 by'ibirayi n'udukoko nka 2 babishyira ku ruhande nabo bakitekera twabo ariko byawe babishyize ku ruhande ibyanjye biri ku ruhande da ariko n'ibisorori bitandukanye urira wewe cya gisorori cya nyuma buriya bakikubikiramo cyangwa babika mu isafuriya kuko bitakwirwa mu umwami se asangira nande umwami ko arya wenyine umugore se arimo ajya musangira umwami ajya wenyine
musangira umugore ni umwamikazi nawe. ariko umugore wawe angana gute? Umugabo wese ageze mu rugo rwe aba ari umwami mu rugo rwe. Akazi umwamikazi w'umugore. Ibikomangoma rero bifite nabo mensi yabyo bijya kuriramo. Ariko cyangwa ari kwakoro ari imiryango usanga itekera abana, niba wowe wariye agafiriti n'umuceri nako umwami, ugasanga abandi bahise babatekeraga bya bijumba nka bya birayi by'amagana n'ibiki byose, ariko bibera nawe se. Oya ubu icyo nariyeho n'umwana agomba kukijyaho. Icyo nicyo kintu cya mbere kigomba gukorwa. Ariko Big Bo ufite indirimbo zingahe? Njye mfite indirimbo katumuziki nakoranye na Monami na n'uwo bita Pacifica. Arega ngiye gituma nshaka gukora umuziki cyane si n'ikindi, harimo abantu benshi bareba nk'ubu kabisa ndi ku Gasaro TV, umuntu wese ubyibushye wumva atanyeganyega mu kanya be tayari ngiye bimwereke. Nukuvuga ngo icyo nshaka ubu ngubu nshaka ku ndirimbo nkategura igitaramo cy'abantu babyibushye, ewana tukanyeganyega n'abandi bose akavuga ati burya umuntu ubyibushye ubyibushye akavuga ngo nazi kurongora, wumvishe ngo wenda ngo umugore ubyibushye ngo nta kigenda, urukumva ngo nta n'ikintu yakishoborera. Mbese n'ibyo bintu nagendeyemo ndavuga ni kambere ko ibi byose bishoboka. None abo bantu batazi kubyina, abo bantu batazi kugira gute, mu kanya turabereka ko ibintu byose bishoboka. Tugiye gucinya umuziki nawe ndagufasha, tuwucinye tubemeze ku buryo bavuga ati igitaramo cya Big Boss niba cyabaye buri wese kabisa agashiduka avuga ati ngiye mu gitaramo cya Big Boss, ukumva uko ngewe nkata umuziki kurusha na Bill Gates. Ariko Bill Gates muraziranye ngo ujye no muri Amerika? Muri Amerika ariyo mukuru wanjye bita Rick Ross. Rick Ross mujya muhura, mwarahuye cyangwa uyu waramwandikiye muravugana? Tugiye gukorana indirimbo ahubwo nanjye nzagana na Ndambara. Uzagera na Ndambara. Rwanda Air bura niyo nzurira paka aho bita Washington DC. Nahagana yaje muri Amerika. Ya amajyepfo y'amajyaruguru. Amerika ari zingaje? Ntago mbiye. Mbwira ndagera yo musa. Wa utaza Amerika, ari Amerika ya noza ya Toronto. Amerika Toronto. Ni na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Liklo nako Big Boss. Perereza. Ni perereza Big Boss. Ariko ziko abantu batarakubona bakuyemo ingofero, bemeza bakuyemo ingofero bakubone musaza. Ariko ziko bakubonye muri studio gusa. Ariko buriya reka nkubaze, iriya inspiration yo kuba waragiye muri studio wiyambariye igituza gusa, wahitawe n'iki? Nuko utareba hano inyuma wagira ngo ni rubini, kubera ubushuye burimo indani nk'icyunga cyenda kuruka, aho ngira ubwoba ko kimwe kizaruka ndi kugera. Ariko gituritse cyahitana benshi, cyahitana benshi cyahita kimera abari bari mu nzira bose. Reba uri nko ku kamoto uzamuka kandi igasubira inyuma zikarugenderamo urubakira bakiratogota bikabicucumuka bijya mu kigo bakiratogota ari ukuri kw'Imana. Uyu munsi wariye ikiza shasi ndarya n'inzara nanyishe no kuri kw'Imana pe. None se mbwira rero isi uri murayibona ute? Isi ndabona izenguruka. Izenguruka gute? Isi ndabona izenguruka nyine, isi ntizenguruka nuko ari umugabane. Uri umwe no mu bantu bize amashuri menshi hano. Oya ayo niza arampagisha. Wiza ngahe Big? Byo ntago nayabara. Umugani wa Majide Buraka turi ku ishuri buri munsi umuntu ariga, mfite nka kaminuza nk'ijana. Ariko nirihezo mu maze kwiga rya danje ukavuga uti ringi ribanyishije na miliyoni na yatanu. Isomo maze kwiga ntago nari kubwira ngo wowe uryumve. Ndagerageza. Isomo namaze kwiga narivuze ngo nirikira ko niza amasomo menshi. Amasomo menshi narayize kabisa, ubumenya muntu. Nize ubumenya muntu. Bo hari umuntu ari agurya indobo ndabura yize urwanje indobo
Nagutera indobo nyine. indobo zirimo amazi Yakaka ndakunda umwana akavuga ati yo ndamukunze byadanje kajya no kubimubwira. Ejo umwe kabisa nta n'umwe wantera indobo oya ahubwo njye mbatera indobo barantera indobo z'ingenzi bajya bagutereta ukababwira uti washwe. uriya mukobwa mubaza ukuntu yankunze uriya hakurya uriya wicaye ku ntebe uriya haraguru Turaza kumubaza. mubaze wumve None se mbwira wenda umuziki arantu abantu benshi bawukura we wawukuyeho umuziki wawe? umuziki wundi umva mu maraso yaba R&B ndayiririmba yaba hip hop yaba ntuza iz'Imana katuni urumva mbese no kuvuga ngo mfite amajwi ni nka yandi Rusoferi yaririmbiraga Yesu Urakazi R&B ndirimbira akantu gato ka R&B kurimbira akantu gatoya gato ka R&B k'urukundo k'ubuzima busanzwe iyo ngiye kurimba urukundo mbanza kwitonda nkishyira muri mudu nk'urukundo rukaza rukanyuzura ngo ndagukunda sheri narabikubwiye mwana mwiza yo baby wanjye nzagutembereza nzakugurukana nk'agasiga nzamugura nk'agasiga nkasakabaka yifatiye agashwi mugurukane mutuza aho nshaka wamutuza uburyo gukunda wamutuza no hagati mu nyanja kandi mukabaho mutuje mwajya kurya mukaroba amafi ariko ko mukunda amafi abantu bo birubavu nuko ariyo adutunze ariko se hari amafi atandukanye worya amafi ameze ati njya amafi yo kuri buraseri icyo bita ziriya dereshi ibiryoshye kubi buraseri niho haba amafi ya danje naho se ntuza tumusoni n'amasambaza byose none hari ukuntu nyine ngo amugani nayo mpamvu abantu benshi mubamuza ubwenge ahantu barya imitwe y'amafi hari ukuntu babaza ubwenge nawe icyo kintu gikemera ubwenge bwo turabufite ko dufite ubwenge burenze none se ubwenge munyarubavu uzarebe n'abantu bose bava Rubavu baba bafite ubwenge budasanzwe umuntu ujya mu mafi byaba afite ubwenge nta rukobeshya nuko ubukoze indirimbo muri studio irahitinze abantu bose bahise bayibona ariko ninde waguteje imbere kugira ngo abantu bayibone umuntu waneje imbere umuntu waneye impunga uriya kugira ngo njyewe ngere kuri hiti mbese tugere muri studio bwa mbere ni umuntu bita Munami ninde wagukoreye indirimbo bwa mbere umuntu nkoreye indirimbo bwa mbere na mbere ni kapiteni bita umwari mwiza wigira hino mwana wanyoye inka igira hino nkutuze mu mutima wanjye mana yo mu ijuru mana ishobora byose nk'umukunzi wanjye ndarantagohetse umutima wanjye urarubabaye oya sinkigoheka ndarankutekereza iyo narashize ndababaza abakobwa bakarira mwana Chance musaza ewana urakaze wundi ndirimba igitaramo cyanjye abakobwa bararira n'abahogoreje bararira kabisa. Umaze gukora ibitaramo bingahe? Nje mbikorera muri Kongo, mbikorera i Kampala, mbikorera muri Kenya n'igisenya ko njya mbihakorera da. Kuno ngo ujya urira n'indege ukajya muri Amerika cyane rwose ntabwo ndagaraho ntike oya. None iyo ugeze muri Amerika ukunda iki cyane cyambere ukunda ikintu nkundayo muri Amerika ikintu mbona nta n'ibintu bishamaje cyane nk'ibyo mu Rwanda nta n'ikintu makundira jewe makundira nze wenda uretse ko hari imihanda igerekeranye hari ibibuga by'indege bigerekeranye urukumva indege kubwa ndombeshe kwere indege ishobora kujya mu cyuga cyo hasi gakata ntabwo urajya muri Amerika
Ariko data imihanda yo munsi y'igindi ikibuga indege zaho baziparika muri kave ushobora kugerayo ugashaka indege ukazibura zibereye muri kave imihanda bimanuka muri kave ikibuga kirekire indege kinyuramo ntabwo ujya wageze muri Amerika rero inzu igeretse ibihumbi inshuro igihumbi muri etaje ya kangahe twari resanseri se ushobora kugera muri resanseri umunsi wose ukoze urugendo ukavuga wongeye gusura umuturanyi wose kandi no muri resanseri kuzamura gusa umunsi wose kirasaba aho hameze hate aba muri quartier y'abakire bita Johannesburg niyo quartier irakaze niyo bahanzi gusa yo bita Johannesburg bari bakina amafilime wa Chicken Norris ba Rihanna kuko bita ba uramuhanzi wo muri Eminente n'Indera muri Eminente noza Jay-Z na Beyonce abo bose baba muri iyo quartier ese Eminente urayemera nawe Eminente kuri ki uzawo wayikura ye umwe numva bavuga ngo ni Eminente abandi ngo ni Eminente nyine amazina yose rimwe ni Kristo ni pagani wora yemera se uyivugaho iki Eminente buyo wayibonye wayifata nese ubundi bavanga Eminente itanga amafaranga ariko no kuyivuga gusa nta no yayaha nkanjye nayamaye nashyikira ngira umuntu kujyana yose mu ndangira nejo mu gitondo ubuse wakanga aho kujya muri Eminente yazaguha hano gashya hari umuriro uzabaho abanyabyawe ariko nawe urabyemera none se umuriro uzazajya umuntu ni iherezo niriza ntabwo umbyenge kugusobanurira umanzu nabyumve wumve ko bibiri none ngiye kubaza ikibazo Imana yarabya abantu bangahe nako yaremye abantu bangahe yaremye abantu benshi babiri yaremye umuntu umwe oya ni umwe twanabitegera yaremye umuntu bita Adamu imaze kumurema byagenze kura mu rubavu nde umugore babaye bangahe babiri babyaye abana bangahe babyaye abana babiri nawe urimo hoya babyaye gahini na biri ndagara rimbisi wumva ubundi njyewe nize Bibiliya nice nayo yakuna kugeza baho pasiteri ubundi njyewe n'upasiteri naraburenze pasiteri so kubita wari wabona pasiteri ukubita inkoni mu kivu kigahagarara umucaho kaza wabikora se nyine ibaze nawe nyine ko barabose tunganya ubushobozi umunganya ubushobozi hari igihe abantu bashobora kuvuga ngo uri murababeshya mbwira uri murabwiriza nk'ijambo ry'Imana uri umupasiteri numva shangiye nanabwiriza ahubwo neneho nkarushana rugage nangazina mpyese bakristo bene data mbasengere mbabwirize bihane bave mu byaha njye nyine akenshi ngiye kubabwiriza utarava mu byaha nawe mubwiye ni akazi ke twagiye murebe hano kandi umuntu ntimupinga ijambo ry'Imana amahoro ntabwo bari ushobora kuripinga ngo gacye mu gitondo wahiye bakristo bene data ndababwira ko Yesu mwene Mariya azagaruka akatujyana mu ijuru kandi ijuru twarigezemo uri murabwiriza urapa arakora abapasiteri njyamana haleluya ibintu bw'ibyo byose bya byose nabikora ariko kubwiza haleluya twumve musaza haleluya kajyana mu mwuka shaje ko ari je kubera ari ibintu byinshi nemera urumva byinshi nemera umvise yarakora bajya bitigisa mikore nk'uri gukina filime wandikiwe nk'iyo role ngahita witigisa turebe ukuntu ugatera rero ugahita witigisa umuntu uri mu mwuka nyene babyita nyene badakina scene haleluya mwami Yesu haleluya fatakara shara yo maskini mara mu ijuru iramanutse tujyana mane amen sha umva yaba aricyo haleluya mwene data ijambo ry'Imana riravuze ngo amen haravuze kama katara tafarakaske amen
Man, uziko ntabwo casting nkinisha filime. Nahita casting. Wowe uri umukinnyi urenze ubundi. Ariko kuki wagiye umuziki batago castinze kugera muri filime musasa? Ngiye filime n'ubundi ndi kuzitegura kereka ubundi mo ndashaka abaterankunga tuzazikorana. Naho ubundi ngewe ndi umukomedi, ndi umunyamafilime, ibintu byose ndabikora. Indirimbo ukunda cyane ni iyihe mu ndirimbo zawe? Indirimbo zanjye indirimbo ndi ku musozi muremure, nzamutse umusozi muremure cyane, ndeba Afurika, ariko se kaze maze nkubaze ubundi no kuvuga ngo indirimbo igihe nshaka kuyibyina kwanza atari kuvuga ngo no kuyiririmba n'abafana banjye akabona uko nyibyina. Kabishyira hasi kwanza mumanuke. Nana ni sawa. Arabyina nkanyukwa. Nawe tukatumuziki. Bakafu nina na hivi. Bosi. Chokuma. Fatimu vichi. Kashi zirahari. Anyway. Big boss. Anyway. Oh. Mama. You. Anyway. Coffee. Fira. Si salama. Ibisodo. Uyu mwana ni sawa. Arabyina nkanyugwa. Nyugwa. Ndashaka ngumane nawe. Tukatumuziki. Paka subuhi. Kibosi. Katichukuja. No mugongo. Kibosi. Aye. Aha. Oh God. Aha. Sunda. Oh. Yes. Aha. Big Bo. Amahoro y'Imana bane nawe. Abane nanjye. Nawe tuyahorane. Wanasenye no mu Katolika ariko. Abagatolika burya niho wazanye kiliziya kwekirazira. Niyo mpamvu mbemeraga buriya. Ariko ubona rushye musa iyo uvuye kuri stage buriya. Ngira mbafite akantu mitenywa. Nuko hano nta kantu gahari. Umuntu kubyina n'ukunywa no kurya. Ubu bijyo bikaza nkabya nkanywa. Sikoze siporo urarya nk'abira mu butatu none byo mu. Oya ntago arenza cyo. Oya. Ikire yanjye irazwi ubundi ndi kuri regime. Yes, dusoza tugara ku musozo nakubwira ngo wakoze kubana natwe ariko se abafana bawe ubahishiye iki? Abafana banje Big Boss mbahishiye byinshi biteye amatsiko muri uyu mwaka w'amahirwe 2020. Jo, muri uyu mwaka wa 2020 ku bafana banje nje Big Boss ngiye kubemeza aho mufa mukagera.
ubundi gukora indirimbo z'amashusho, nzabere ukuntu basunda, nzabere ukuntu ewana bakata umuziki wabo uri munini, kandi ifite ibitaramo by'abantu babyibushye muri Kigali, ndagifite muri Convention Center hose no muri za Serena hose. Nzagenda batangariza amatariki, ubundi gushaka abaterankunga kugira ngo dutangire dupange gahunda. Yes, tubwira abafana bacu ngo bagome ku Gasaro kandi bakora iki? Bakora subscribe. Iminsi yose. Turi Agasaro TV. Yes, turabakunda cyane. Turabakunda Gasaro TV. Yes, bakunzi bagasaro rero mwabonye ko ibintu byari biryoshye. Ngira ngo hano turi kumwe n'umugabo Big Boss, n'umugabo tuzaya dusura nitumukumbura, n'umugabo uzajya tugezaho udushya twinshi byafite imiziki byose tuzaya tuba turi kumwe nawe ahangaha i Rubavu. Ibintu biba ari show, abanyarwanda bose tubibagezaho, tugeza nabo mu mahanga bakora subscribe. Gasaro TV.